abantu biyitirira ngo n'abapasteri, hari abantu biyitirira ngo n'abarokore, hari abantu biyitirira ngo n'abakozi b'Imana, ngo n'abana b'Imana. Ese kuko ibyo uvuga urabikwiriye? Ibyo uvuga urabikwiriye cyangwa nuko ngo icyo ushatse kwiyita cyo giharanire, gendana n'Imana mu murongo w'Imana, genda uvuga ibyiza Imana yagukoreye, ahubwo wiyirata wambura n'iby'abandi. Yes, ndabasuza cyane mwe mukurikiye Umurashi TV. Noneho ngiye bayita Bikari aka kava mahanga cyuma cy'indege mwana wa mama. Nababwiye yuko nkunda mama cyane cyane, nanga abantu barwanya abagore. Mani umumama nuw'agaciro kuri twebwe, umumama nuw'agaciro ku gihugu, cyane cyane ku bantu bose kugira babeho naba mama. Yes, ndabasuza cyane mwe mukurikiranye izi YouTube channel. Hajya ngo YouTube yacu nshasha nigihe IT National TV. Iyo niyo tugiye kujya tubanyuzaho ibintu bya kabi. Man, ibya kabi urabizi? Kabi? Bya kabi? Mbiyana kibazo. Ibintu bya kabi ni ibya danje. Bya kabi icyo ni kigande nyine nawe nkakwibiyamo kugira danger bya kabi. So rero ndagira ngo mbabwire cyane ibintu bigiye bivugwa hano mu mihanda mwe mukurikiranye Umurashi TV. Noneho mureke mabwire, hashize iminsi mikeya dusuhuza twihanganisha abagaturike, cyane cyane abantu bo hanze yo babuze umuntu wabo mukuru w'ingenzi ukomeye, Papa Francisco. Mbabwira ati mumusabire agereye amahoro, kandi turabizi yuko iyo wakoze ikintu cyiza hano ku isi no mu ijuru uyisangayo. Imana irakubwira ngo ni iki wakoze hano ku isi kizaguherekeza. Nuko ngo mu gihe wakoze ikintu ahangaha, mani bayitika ngubwire, hari gihe twibwira ngo ibintu dukora hano ku isi ntabwo ari byo bizatujyana. Nuko ngo nibura umugome no mwizuru asanga kanyundo kariyo, urumva hari abacamanza, urumva cyane cyane kanguha urugero deba nga Rusofero cyangwa se Satani, ni wowe wari ingabo nkuru mu ngabo z'Imana, yicaga iburyo bw'Imana, ariko akoze ikosa bagira ute, Imana iramwirukana mu ijuru. None ibyaha yakoze mu isi, iyo yumvishe ngo ijambo Imana ni kuzimu haratingitira. Urabyumva? Iyo bumvishe ngo ijambo Imana gusa, abikuzimu bagira ubwoba barashya, kubera cyaha yavanye hehe mu ijuru. Ubwo rero Banyarwandakazi n'abatuye impande zose z'isi z'igihugu, ndagira ngo mbabwire ikintu ukora ku isi kizaguherekeza. Hari abantu biyitirira ngo n'abapasteri, hari abantu biyitirira ngo n'abarokore, hari abantu biyitirira ngo n'abakozi b'Imana, ngo n'abana b'Imana. Ese kuko ibyo uvuga urabikwiriye? Ibyo uvuga urabikwiriye cyangwa nuko ngo icyo ushatse kwiyita cyo giharanire, gendana n'Imana mu murongo w'Imana, genda uvuga ibyiza Imana yagukoreye, ahubwo wiyirata wambura n'iby'abandi. Sibyo? Mbo turavuga ngo Bibiliya iratubwira ngo ntugasambane, ntukice, ntukaroge, ntukifuza umugore wundi. Ibyo ni ibyaha byose dukora mu buzima busanzwe. Ariko nuko ngo niba bakubwira ngo ntukaroge, ntukice, ntugasambane, ntukararikira umugore wundi, ntukibe, urumva ukabikora, ni cya cyaha uzagendana nacyo. Urumva? Rero kugira ngo cyaha uzagendana nacyo, genda mu murongo w'Imana, kandi ntacyo kuva nabaho sindabona abana b'umukiranutsi bishwe n'inzara, sindabona umukiranutsi aho yakojejwe n'isoni. Biragoye. Imana ikora iyo bwakabaga ny'Imana ikigaragaza bikanyuraho. Ikora iyo bwakabaga. None twebwe hano ku isi ni iki dukora? Urugero rw'abantu babaye ku isi, kandi nawe tuzi mu buzima twabanye hano muri Kigali. Nyakwigendera Pastor Theogene Inzahuke, oya mugabo we, uriya mugabo yarapfuye, abantu bamara iminsi ibiri ku gituro bahajyamye ngo Imana yagiye. Ibaza ayo Mariya bamuherekezanyije bavuga ati ngo umuntu wacu yagiye no mu ijuru, azabasangayo.
ya neza yakoreye yakuye abantu benshi ku muhanda za marine zaki yafashije abamama abapapa abatagira aho kuba bashakira aho kuba arabagaburira abarihira amashuri abana bariga kubera iki kubera yuko wa mutima wa kimuntu ijambo ry'Imana baratubwiye ngo kangubwira bati baravuga ati ngo utamenye yava ntamenya niyajya kugira ngo wisobanukirwe neza manza wamenye yuva mbere yuko umenye yujya sibyo numenya aho wavuye inzahuke nawe kuko yabonye aho yaravuye urumva yamenye yajya kuko yaravuze ati niyo nemvuye mu bumarine Nyabugogo nararaga mu maregori imifuka narayiraraga nirwaga nkwepana na ribu na police pandagari hariya sibyo mu mifuka amaregori inzoga zose biyobya bwenge byica nibikiza birahura umuriro bigirute byose narabikoresheje ariko iki nicyo gihe ngo mvuge ko Imana ibaho sibyo uri iki cyo kuza kumva yuko wavuguruza Imana uri iki cyo kumva yuko amategeko y'Imana ugomba kuyahinyura ugashira hayawe uri muntu ki ahubwo wowe zamuri ya mategeko y'Imana n'Imana iratubwira ngo mukurikize ibyo abana banjye bakora cyangwa se ngewe mukurikize amategeko nashizeho kuko ari yazaduherekeza aricyo ariho havuye hamugani ngo icyo ukora ku isi nicyo kizaguherekeza siko bimeze ariko hari umuntu uza ngo ndi umuntu ngo ni umukozi w'Imana nge nababwiye ngo ntabwo ndi umukozi w'Imana sibyo nge ntabwo ndi pastor ntabwo ndi profete ntabwo ndi intumwa y'Imana ako ni umwana w'Imana sibyo ariko nubwo ntari intumwa y'Imana ntabwo nabona ikintu waje wiyitira umukozi w'Imana nzi ibyo ukora ngo ngohereze ntaza ngagushira hano ubundi abantu bakabimenya sibyo ariko wowe niba uje ukifata noneho ndetse ngo ari ugihura n'ikibazo kandi batubwira yuko ijambo ry'Imana ritagurishwa nta kintu cy'Imana cyera kigurishwa ariko uwamuhamagara ngo ngewe nitwa Kanaka mberereye ahandi arwaye ngohereza ngishimwe ataranakuvura sibyo none ugasanga aravuze ngo niba bayitanga yibiki sinzi ukuntu bayita ayo mafaranga ngo manza wayohereza ngo Imana ngira akora ibintu sibyo ukibaza Imana ikora ibintu yuko bayihaye amafaranga ni Imana nyabake Yamani ikora ibintu yahawe amafaranga ibaho izo ni za Bayali na za Dagoni sibyo ariko Imana nyamana mbo nigeze kubabwira ngo Eliya urumva yahagaze ku musozi w'i Karumeli asigaye amaze guhagarara ku musozi w'i Karumeli abwira abahanuzi ba Bayali bajya mu marushanwa nkuko natwe tujya mu marushanwa bisanzwe none Eliya arababwira ngo kugira mbereke yuko Imana zanyari fake zidakora ndagira ngo mucane umuriro akakanye ntihagire uzanamo ikibiriti iki mukore ibishoboka byose muvuge gusa mwakora ngo Imana tsuye umuriro urebe niburaka biriwe bikebagura batanga ibitamo bishoboka burira buraca iminsi bingahe biranga umuriro uranga ariko Eliya aravuga ati ngaho mwegere mwabonye ko Imana yanyu ni Bayali ntabwo zikora izo mana ibyanyu nabyo mwiriwe mwikebagura Eliya aravuga ati mwicare hariya avuga ati muzane ingiryi z'ibiti mbisi zitumye kandi bakoresheje zizumye mushira hano mu gicaniro noneho n'ikindi nakarusho murebe kiriya kidendezi cy'amazi ariho mutera igicaniro mwari y'amazi hagati urumva ariko ibitangaza Imana ikora nuko asigaye Eliya arangije aravuga ati Imana igaragaza niryo jambo yavuze akivuga ngo igaragaza yabishoje umuriro uri hejuru mu bicu ako kanya baravuga ati suriya ninde ukoze biriya Eliya aravuga ati nta wundi nishobora byose sibyo nishobora byose niyo ukoze biriya bintu ariko kubera yuko Imana zanyu ni Bayali ntabwo zikora mukurikira Uwiteka nimwanga mugumane n'izo mana zanyu za Bayali nawe niba wumva yuko Uwiteka ashobora byose yagukiza yakiza uburwayi n'ikidashoboka ibetse ngubwire nandi habaganga bananiwe bize kaminuza bagize ute Imana ibihari sibyo Imana irakora yo icyananiranye tege ikora ku kanya
rero wowe niba wumva ushaka kugendera mu nzira y'Imana sibyo mu nzira y'Imana ngwino erega harabavuga ngo mbese ngo kinsengero bazifunze ngo ubwo ngo tuzakora iki mani betse ngubwire baravuga ngo ijambo ry'Imana ahari hose warivugira niyo waba uri mu cyumba cyawe mu mashuka niyo waba uri mu mashuka urumva urasenga Imana ikabyumva urumva niyo waba kuko betse ngubwire wahite ushobora kujya mu rusengero wavayo ukavayo utemeye utihanye ufite icyakujyanye bakubwira ngo agiye gusenga mama we ukarutwa n'abandi basigaye mu rugo akavuga ati Mana fashe nubwo ntabonye akanya ko kujya gusenga mu nzu yawe byatewe n'impamvu iyi niyi ariko kandi ngusabye ngwizeye sibyo ngusabye nizeye yuko umbabare kuko ntagiye mu nzu yawe ndagusabye umbike ikintu nubwo ntagiye mu nzu yawe kugusenga kukuramya aho abandi bateraniye ngo hari babiri Imana ibi ya gatatu rero ngo nubwo ntagize basi hano ndi mu nzu iwanjye nta bushobozi nagize reka tube babiri dusengane Imana irakumva bro urumva Imana irakumva nawe kwirirwa mugeze ngo twagiye mu rusenga amakositimu wakubisemo neza urukweto rwawe warukubise hariya bro ukavayo ukajya mu buraya ukavayo ukavuga ati ruriya rukweto ruriya mujama yambaye ngomba kurumwiba paka amenye hataha ibaze kweri ariko njya wasigaye mu rugo nsenga Imana akavuga ati ewana nibe nabonye n'iki kijumba reka ngirye nishimye kuko ndi muri Yesu arumva ndi muri Yesu Imana aho ngaho wirwana ibyishimo Imana ukunda ikora ibintu byayo bucece urumva kandi iravuga ngo akaboko karambuye gatanga kazasubizwa gahabwa sibyo naza niba wavuye gusenga umuturanyi wawe akaburara kuko yabuze ibyo kurya wavuye mu rusengero gukora iki oya mbwiye tubwizanye kuri banyarwandakazi ni mu nzu y'Imana bro ni inzu y'Imana niba wagiye yonyine kurikiza amategeko yayo wirutwa n'uwasigaye mu rugo atagira icyo akora sibyo none hari akamenyero dufite ngati ngo Imana ngira tubabarira Imana tubabarira Imana igira imbabazi turabyemera kandi ntawe itababarira natwe turakosa uko bwiza nuko buca ariko nibe Imana nawe ni umubyeyi niba mvuye gusambana ngavuga ati Imana mbabarire mbise njya kwiyonga Imana kwihana ndavuga ati Imana mbabarire ndibye mbise njya kwica umuntu Imana nisha umuntu mbabarire bro namwe muvuge ari umubyeyi wawe ko Imana yatubyaye Imana yaratubyaye Imana ntikora nk'abandi iratubabarira ariko nawe ubuyigondoza ubuyiremereza sibyo uzikora n'abantu bataha gutaha nyine tuzi ko ari ugupfa sibyo kubera yuko Imana ikagucura kuko yabonye ku isi ibyo uri gukora yabuze amahitamo nguko n'umubyeyi wawe kwinubira bitewe warakuze ujya kunywa ibiyobyabwenge ujya kwica abantu ujya kugira ute uza umusaba imbabazi yagubabarira ariko ari aguhararuka akavuga ati mwana we ibyo ukora ndabirambiwe igiwawa umanza wiga n'Imana nayo hari igihe gucura mu buryo mw'ubwo buryo oya kuko iyo nose wapfuye uragaruka abwira gucura kuvuga ati ngwina hano reka gucumuza abandi sibyo ikagucura ariko nkatwe abantu kuko tutabizi aravuga ati Imana ngo yamukunze kuturusha urumva ariko kuko Imana idakora nk'abandi irabababarira urumva rero wiheranwe n'agahinda wowe wabuze ngo ndarwaye pfuka musenge ibyawe Imana irabyumva pfukama usenge pfukama wibuke cyangwa niba ugiye kurya wibuke vuga ati ifunguro ridutunze riduhe none ariko nubwo uvuze ati iri funguro ridutunze wibuke ko n'umuturanyi atabonye ryafunguro ribatunze ribatunze wibuke yuko uvuga ati muvandimwe se wagize gutya hari n'abo tubona tukabyirengagiza tukavuga ati gutya ntabwo ari byo ariko kubera Imana byose birakunda birashoboka ndagira ngo mbabwire ngo wowe ukurikiranye iyi channel kuri subscribe kandi no kuri White Home TV
IT Nation TV. IT Nation TV. Kora subscribe mwabantu mwe rero kamabwire. Niba uzi kusenga Imana ukaba wumva Imana ishobora byose. Jya kuri IT Nation TV ukore subscribe. Rwose ese usibye imirurumba katwiganirira hano. Usibye umururumba, usibye no kutishimira iterambere rya mugenzi wawe, usibye no kumva yuko ngubwo ngo nimuha subscribe ngo ndaba nakize, urumva? Usibye kumva yuko ngo ibintu byose ngo bya man umuhaye subscribe byagutwara iki? Yego. Ukanakanda ukazogera kugira ngo nibe atagushimishije ibyo ukora, ariko araba bishimishije. Nuko ngo ubwo ni hahandi umuntu azanaburara ngo nuko atagushimishije isura yitagushimishije akaburara kandi ufite ibyo wamugaburiye ahubwo kuko afite isura ye Imana yamwihereye, urumva, itagushimishije ngaraburara. Ni hahandi nawe uzafungura cyane ngo ibyo ushiraho ntibinshimishije kandi bifite abo bishimishije, basi muhe subscribe ibintu byihorera nushaka uzareke kubireba. Rero wewe nyarukiraho. Oya nyine ashobora kuba bitamushimisha akayiha n'umwana akirebera. Urumva? Mbo arivuga butumwa rizahanyura. Ikintu tutazanyuzaho n'ubwicanyi, n'ubujura, urumva, ubutubuzi, ubusambanyi, ibishegu, ibyo byo kuri IT Nation TV ntabyo muzabona. Ivuga butumwa ibintu byigisha bikuyobora mu nzira y'Imana tena mu buryo busanzwe mu buzima busanzwe bwacu tubaho ku isi buzacyaho. Bivuze ngo uyu munsi kuri IT Nation TV n'uri makore. Umuntu bita Gogo. Bamwita Gloriosa. Amakuru ufite. Afite umugabo. Shiraho mikoro yawe ngwereke. Nguha amakuru atariho ivumbi.